always ku mbuga. Wa mukobwa wihebeye Juno Kizigenza noneho ubungubu ari muri studio avuga ko agiye kumukorera indirimbo yise ngo, ariko mbere ko nayivuga mariko manza wiyumvire kiziritse ku boro kagiye kurangira kawucewa umva manza wumve. Juno nyemera nzakwishaka nzakubwira ikintu cyose ushaka kubaho. Juno nyemera nzakwishaka. Oh Juno, nzakwishaka nzakubwira ikintu cyose ushaka kubaho. Juno nyemera nzakwishaka. Gira ikintu uvuga kuri no ngoma yawe. Ingoma yanjye rero murayumva si nziza ra. Indirimbo yitwa gute? Yitwa wowe Juno. Izasohoka ryari? Sha abanyarwanda namwe muzabigiramo uruhare tu. Ugomba kubageraho vuba no muzi. Support yanyu mukanda akanyenyeri muri video yayo sohoka ari. Ni iki wabwira nyine mwebwe mumfashe mu supporting muri video yayo ibagereho vuba. Indirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa wowe Juno. Ni iki wasaba ipusi ku mbuga Dekati umuntu ugukunda cyane? Namfashe nyine nkuka nkunda akanda akanyenyeri. Ni iki wizeza abanyarwanda noneho sasa? Kintu mbizeza nuko nyuma y'iyi ngoma hazasohoka uyu mukobwa Jojo wateguje abakunzi biwe ko agiye kubashyirira hanze indirimbo nyine yavuze ko ngo yise wowe Juno, nyuma yuko ngo Juno amwemereye urukundo kandi amukunda ukadasohoka. Uyu mukobwa noneho ngo yiyemeje kuba yamukorera indirimbo cyangwa se yamutura indirimbo nk'umuntu uwo ari we wese ufite umuntu akunda yihebeye. Uyu mukobwa rero nta kindi ari gusaba abakunzi biwe ngo nugukanda akanyenyeri hanyuma bakagira support bamuha kugira ngo abashe kuza kugukora iyi ndirimbo ngo isohoke ive muri studio imeze neza, ifite amajwi n'amashusho bimeze neza. Abo rero ntabandi ngo bazabimufashamo ni mwebwe bafana biwe cyangwa se twibwe bafana biwe, kandi nanone yibwire Dekati babla ko ashaka nawe ko amukandira akanyenyeri kugira ngo azabashe kugira ibyo amugezaho cyangwa se kugira ngo nawe azamfashe gushyira iyi ndirimbo hanze y'uyu musore yihebeye ariwe Juno Kizigenza. Abenshi bari kuvuga ni akiziritse ku muhoro bishobora kurangira kawuciye, dore ko ibintu bitangira gake gake bikashobora kuzarangira bigeze aho bikomera cyangwa se bigakomera ugasanga rwose amateka bayo. Uyu mukobwa yegukanye umutima w'uyu musore Juno Kizigenza ukundwa n'abatari bake, dore ko ari umusore ufite igikundiro of course kandi azi no gukora umuziki unogeye amatwi y'abamwumva. Rero Jojo yatangiye kwamamara mu mezi nk'ane cyangwa satana ashize, aho yavugaga nyine ko yihebeye Juno Kizigenza, yewe aza no kugira umugisha baranahura baranasangira. Ni ibintu byacuninze none ubu ngubu si ibyo byonyine ngo ashaka no gukorera uyu musore Juno Kizigenza indirimbo ngo azamutura yise nyine wowe Juno. Ubwo wowe nanjye n'undi uhari wese dutegereze ture uyu mukobwa koko se wamugana ugana kari wo wabugani akiziritse ku muhoro birangira kawuciye. Ese nibyo koko cyangwa ntago ari byo? Turebe dore ko iyi ndirimbo ngo abafana bimufashamo vuba ejo bundi iraba yasohotse yageze hanze iri kumbwa hirya no hino, kandi ngo yizeye ko ari indirimbo izagera kure hashoboka, dore ko nyine ngo azwi n'abantu benshi kandi bamufasha agomba kuzamufasha iyi ndirimbo ikagera kure kuri uyu musore Juno Kizigenza nyine yihebeye n'umutima wese avuga ko nta wundi musore azigera akunda
atari uyu nguyu Juno Kizigenza Mr Huha cyangwa se ukunze kwitwa Je suis Juno cyangwa se ikirura mu murwa cyangwa se muri uyu mujyi tutuyemo wa Kigali de Kalbabla